Nguhaye ikaze kuri VIVO Treks Tv. Ese wari warota ugendera ku mucanga w'umweru? Cyangwa se wari warota uri ku kirwa cyiza cyane ahantu hari amazi, uri koga amazi asa n'ubururu, ureba uburyo izuba rirenga ku masaha ya nimugoroba, akayaga keza ndetse n'amahumbezi meza wibereye ku kirwa? Muri iyi video ngiye kukwereka ibirwa 10 byiza ku isi ukwiriye gusohokeramo mu mwaka wa 2026. Turabereka ibirwa byiza, yaba ibihishwe mutazi kugeza ku byo muzi byamamaye cyane ku isi. Bana nanjye kugeza nsoje ino video kuko ikirwa kiri ku mwanya wa mbere kiraza kugutangaza. Iki kirwa rero ni ikirwa kidasanzwe, ni ahantu h'inzozi za buri wese. Niba utazi ubwiza bwaho rero kurikira iyi video wiyumvire aha hantu hatangaje ndetse hakataraboneka. Turakugezaho ibyihariye kuri ibi birwa n'impamvu ari byo biyoboye ibindi ku isi. Kuri ibi birwa iyo hageze uba ufite umunezero, amahoro kubera ubwiza budasanzwe uhasanga. Kuri ibi birwa kandi iyo hageze uraruhuka kandi ukahakura umunezero. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere. Kora subscribe kuri VIVO Treks TV kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ni kuri VIVO Treks TV, iwabo w'abakunda ubukerarugendo. Ku mwanya wa 10 turasanga El Nido Palawan. Ibikurura abakerarugendo by'ingenzi muri El Nido Palawan birimo ibirwa bizengurutswe n'amabuye maremare, inkombe z'umucanga wera n'amazi meza yera cyane, yiganjemo ibyagaragajwe muri gahunda enye z'ingenzi zo kuzenguruka ibirwa. Muri El Nido dusangamo Big Lagoon. Aha ni hamwe mu hantu hazwi cyane kandi hezwa cyane hakunzwe, hazwiho amazi y'icyatsi kibisi n'amabuye manini ya limestone. Kuzenguruka muri kayake ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi. Muri Secret Lagoon ni agace kihishe inyuma y'umwobo muto ugomba kunyuramo ukinjira mu kiyaga gitose gitanga ubwihisho butangaje. Aha uhasanga inkombe ndende nziza y'umucanga wera ifite ibiti by'imikindo n'amazi atuje. Ni ahantu heza ho kuruhukira no koga. Iki kirwa kandi gitangaje cyitiriwe umucanga muremure unyerera umeze nk'inzoka, uhuza ikirwa kinini n'agace k'ingenzi muri El Nido mu gihe cy'amazi make. Ku bantu bakunda kuzamuka imisozi, kuzamuka kuri Tower Cliff bitanga uburambe ndetse n'ubumenyi butandukanye. Kuri iki kirwa kandi iyi nkombe izwiho kurenga kw'izuba kudasanzwe kandi ikaba ifite uduce twinshi two gutembereramo na resitora aho abantu bashobora kwishimira ikirere cyiza. Ku mwanya wa 9 turasanga ikirwa cya Grace Bay. Muri uyu mwaka wa 2026 niba witegura urugendo, tuguhitiyemo gusura ikirwa cya Grace Bay. Ibyiza umukerarugendo yasanga kuri iki kirwa harimo ibikorwa by'imyidagaduro bishishikaje bishingiye ku nkombe nziza usanga muri Grace Bay. Ahangaha rero tuhasanga inkombe z'amazi. Ni inkombe ya mbere izwi cyane ifite umucanga wera n'amazi y'ubururu atuje. Ni ahantu heza ho koga no kuruhukira. Iherereye mu burasirazuba bwa Grace Bay. Uyu muringa uzwiho kugira ituze ryinshi no kuba ahantu heza ho kwifotoreza. Ahangaha kandi uhasanga uturwa n'urusobe rw'ibinyabuzima. Agace karinzwe k'icyanya cy'urusobe rw'ubunyabuzima aho ushobora kubona inyamaswa zidasanzwe n'ibindi bitandukanye. Muri aka gace kandi uhasanga ibyari by'inyoni aho ushobora gutembera mu bwato ukirebera ibyari by'inyoni, amafi yo mu mazi akiri mato. Uhasanga kandi ikiyaga cy'amazi make cyane asa n'ubururu budasanzwe, gikwiranye no gutwara amato mato cyangwa se kuhifotoreza. Aha kandi uhasanga imyidagaduro yo mu mazi itandukanye aho usanga bahakorera snorkeling. Nubwo muri Grace Bay nyirizina nta mishinga y'amafi menshi, mu gace k'uburengerazuba uhasanga amabuye yo mu mazi n'amafi y'amabara menshi ushobora kureba uri koga mu mazi. Ku mwanya wa 8 turasanga ikirwa cyitwa Bay Adusako. Ibyiza nyaburanga dusanga muri iki kirwa cya Bay Adusako, ahangaha rero dusanga ari ahantu heza ho kureba amafi n'amabuye mu mazi, snorkeling hafi y'inkombe.
uhasanga icyobo kidasanzwe cy'amazi ku butaka giherereye i Long Bay ushobora kureberamo imiterere y'isi. Ahangaha ni hamwe mu bice byiza byo koga mu mazi, aho ushobora kubona inyoni zo mu mazi, inyamaswa zitandukanye z'ubwoko butandukanye zo mu bwoko bw'amafi. Ni ikiyaga cy'amazi make y'ubururu budasanzwe n'ibirwa bito cyane, gikunzwe cyane na ba mukerarugendo. Gutembera ku mafasi ku nkombe z'amazi bishimisha ba mukerarugendo. Ahangaha uhasanga inzu y'amatara ya kera itanga amateka n'uburanga bw'inyanja. Ku mwanya wa 7 turasanga ikirwa cya Bora Bora. Ibyiza nyaburanga umukerarugendo yasanga muri Bora Bora, tuhasanga amazi meza y'ubururu. Iki kirwa kizwiho kugira ikiyaga gifite amazi y'amabara atandukanye y'ubururu akunzwe na ba mukerarugendo, aho tuhasanga n'amafi y'urusobe rw'ibinyabuzima byo mu mazi. Aha kandi ni ahantu heza ku bakunda koga, ni kimwe mu birwa bikunzwe gusurwa na ba mukerarugendo ndetse bakahogera, kuko muri Bora Bora ifite pariki y'amazi aho ushobora koga hafi y'inyamaswa zitandukanye zo mu mazi mu buryo burinzwe. Iyi niyo nkombe ya mbere nini kandi ikunzwe muri Bora Bora, ifunguye kuri bose, ifite umucanga wera w'amazi atuje cyane, akaba ari ahantu heza ho kwirebera izuba rirenga. Ahangaha kandi tuhasanga umusozi. Uyu musozi ukomoka mu birunga, uhagarara hejuru y'ikirwa cyose. Nk'umukerarugendo ashobora kuzamuka cyangwa se akawurebera mu ndege cyangwa muri kajugujugu kugira ngo abone ishusho ryiza ry'iki kirwa. Aha kandi tuhasanga umusozi witwa Mount Pahila, umusozi wa 2 muremure utanga inzira nziza zo gutembera ku bakunda hiking ndetse no ku bakunda imyidagaduro yo kuzamuka imisozi. Ku mwanya wa 6 w'ikirwa cyiza ku isi ukwiriye gusura mu mwaka wa 2026 turahasanga ikirwa cyitwa White Haven Beach. Iherereye ku birwa bya White Sand muri Australia. Muri uyu mwaka wa 2026 rero, nk'umukerarugendo twagushishikariza kuzasura iki kirwa niba ukunda ibirwa. Uhasanga uburanga budasanzwe bw'umucanga wera n'amazi asobanutse, inkombe ifatwa nk'umwe mu nkombe nziza cyane ku isi. Dore bimwe mu bintu nyaburanga by'ingenzi wasanga. Aha tuhasanga umucanga wa silika. Uyu ni umucanga udashyuha. Uyu mucanga rero uzwiho kugira umucanga ugizwe na 98% bya silika, bituma uba umweru cyane kandi ntushyuhe, bityo ushobora kuwugendaho n'ibirenge bigatuma ubona ibyiza bitandukanye ndetse ubikunda. Ku bantu bakunda kwambara ibirenge bari ku mucanga, aha rwose birakorohera kuko wakwirirwa wambaye n'ibirenge umunsi wose. Aha kandi tuhasanga amazi n'umucanga byivanga. Swirling Sands iherereye mu majyaruguru y'inkombe, ni agace amazi y'inyanja n'umucanga byivanga bitewe n'amazi akama cyane, bikarema amabara y'ubururu n'umweru bishushanyije mu buryo butangaje. Abakerarugendo benshi bakunze kuzamuka ku misozi ya Hills, Inlets, Lookout kugira ngo babone ishusho ryiza cyane. Aha kandi ku bakerarugendo bakunda snorkeling, nubwo muri iyi nkombe nyirizina nta bitare by'amafi menshi bihari, amato menshi ajyana abantu koga. Aha kandi ku bakunda inyamaswa tuhasanga amateka n'inyamaswa, urusobe rw'ibinyabuzima mu mazi make ya White Haven. Abakerarugendo bakunze kubona inkara z'inyanja ndetse n'inyamaswa zitandukanye zo mu mazi, cyane cyane n'amafi mato. Ku mwanya wa 5 turasanga ikirwa cyitwa Navegio Beach. Iki kirwa rero gikomeje kuba kimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi ku isi bitewe n'imiterere yihariye yacyo. Dore ibyiza nyaburanga by'ingenzi uhasanga. Ahangaha uhasanga ubwato bwa Panagiotis. Iki nicyo kimenyetso gikuru cy'iyo nkombe. Ni ubwato bwarohamye mu mwaka w'1980 buza bugahera ku mucanga. Ubwo bwato bushaje buri hagati mu mucanga w'umweru, bitanga ishusho idasanzwe ituma abantu benshi baza kuhashyira amafoto kuri Instagram. Aha kandi uhasanga amabuye y'amayagi. Inkombe za Navagio izengurukwa n'amabuye maremare cyane kandi yera. Ibi bituma iyi nkombe ishobora kugerwaho gusa unyuze
mu mazi ukoresheje ubwato kuko nta nzira n'imwe ihari yo kuyinyuramo n'amaguru. Aha kandi uhasanga amazi y'ubururu. Amazi yo kuri Navajo azwiho kugira ibara ry'ubururu ryihariye bituruka ku gushonga kw'imyunyungugu n'ibitaka by'amabuye y'amakera. Ni amazi asobanutse cyane ku buryo uri mu bwato uba ubona hasi neza cyane. Ba mukerarugendo benshi berekeza ku gasozi hejuru y'iyi nkombe kugira ngo bahagarare hejuru y'inkombe hose birebere view bari hejuru. Ku mwanya wa 4 turahasanga Ensus d'Arja Beach, iherereye ku kizinga cya Ligue muri Seychelles. Muri uyu mwaka wa 2026 twagukangurira gusura iki kirwa kuko kiri ku mwanya wa 4 w'ibirwa byiza cyane ku isi. Umukerarugendo rero yasanga ibyiza nyaburanga bishingiye ku rutare rw'amazi bituma ifatwa nk'imwe mu nkombe zifotorwa cyane ku isi. Aha kandi wasanga ibitare by'amabuye atandukanye. Iki nicyo kintu cyihariye cyane kuri iyi nkombe. Uhasanga amabuye manini cyane y'umukara n'imvi yagiye ashongeshwa n'amazi n'umuyaga. Akaba ari mu duce twihishe inzira nziza zo gufotora. Aha kandi wasanga amazi y'ubururu. Amazi adashobora kurengera. Ni amazi hano ni make make kandi atuje kubera uruzitiro rwa korora. Ibi bituma haba ahantu heza cyane ho koga ku muryango n'abana ndetse n'abandi bantu batandukanye bakunda koga. Ushobora kureba amafi y'amabara atandukanye n'inyamaswa zo mu mazi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 3 turahasanga ikirwa cyitwa Pink Sand Beach. Ikirwa cya Pink Sand Beach giherereye muri Bahamas. Gikomeje kuba imwe mu nkombe zitangaje ku isi kubera ibara ryayo ry'umweru. Dore ibyiza by'ingenzi umukerarugendo asanga kuri iki kirwa. Ahangaha uhasanga umucanga w'iroza. Iki nicyo kintu nyaburanga cy'ingenzi. Iri bara ry'iroza rikomoka ku tuntu duto cyane twitwa foraminifera, udusimba duto cyane dufite ibishishwa bitukura cyangwa se bisa iroza, tuvangwa n'umucanga wera bikaba ibintu byiza cyane. Ikindi kandi iri bara rirushaho gucya cyane iyo umucanga utose cyangwa se mu gihe cy'izuba rirasiye hejuru. Aha kandi wasanga amazi y'ubururu n'umutuzo. Amazi hano ni asobanutse cyane kandi atuje kuko inkombe irindiwe n'urutare rwa korora. Ikindi kandi ruri mu nyanja ya Atlantika. Ibi bituma uba ahantu heza cyane ho koga no ku muryango kuko nta muhengeri mwinshi uhaba. Aha kandi uhasanga snorkeling no gusura amabuye yo mu mazi. Abakerarugendo benshi bakoresha uburyo bwo koga mu mazi kugira ngo barebe urusobe rw'ibinyabuzima. Inyuma n'inkombe gato ushobora kubona amafi y'amabara menshi n'utundi tunyamaswa two mu mazi. Ku mwanya wa 2 w'ikirwa cyiza kirenze ibindi ku isi yose turasanga ikirwa cyitwa Tulum Beach. Tulum Beach ni kimwe mu duce dukunzwe cyane ku isi kuko gihuriza hamwe amateka ya kera, ubuzima bugezweho ndetse n'uburanga bw'amazi. Dore bimwe mu byiza nyaburanga usanga kuri iki kirwa. Aha tuhasanga amatongo y'abamaya. Iki nicyo kintu cyihariye Tulum ifite kurusha izindi nkombe. Ni amateka y'umujyi wa kera w'abamaya wubatswe ku rutare rureba mu nyanja. Inyubako nini y'amateka yitegeye amazi y'ubururu. Hari inzira ikumanura mu nyanja munsi y'amatongo aho ushobora koga witegeye amateka. Tulum izwiho kugira cenote nyinshi, n'ibyo binini byuzuyemo amafi meza kandi asobanutse. Aha kandi tuhasanga inzira nziza yo koga mu mazi ifite ubuvumo n'inyamaswa zitandukanye. Aha kandi ni ahantu heza ku bakunda kwibira mu mazi. Aha kandi uhasanga inkombe n'umucanga byiza. Inkombe ifite umucanga wera cyane n'ibiti by'imikindo binyerera bituma haba ahantu heza hakurura ba mukerarugendo. Ku mwanya wa 1 turahasanga ikirwa cyitwa Maldives. Maldives ikomeje kuba icyerekezo cya mbere ku isi ku bantu bashaka uburyohe n'uburanga bw'inyanja bitagira amaherezo. Igizwe n'ibirwa birenga 1190, buri kimwe gifite umwihariko wacyo. Dore ibyiza nyaburanga by'ingenzi usanga kuri iki kirwa. Kuri iki kirwa rero uhasanga ibirwa byiza n'amacumbi. Maldives izwiho kugira amahoteli yubatse ku birwa byayo byihariye, inzu zubatse hejuru y'amazi aho ushobora kureba amafi unyuze ku kirahure cy'ibirindiro byo hasi cyangwa se ukijugunya mu mazi uturutse mu cyumba cyawe. Aha
Aha rero usanga hari hoteli zigiye zitandukanye, aho umuntu asohoka mu cyumba cya hoteli ahita yinjira mu mazi, aho amazi usanga ari mu nzu, ibintu bikunzwe na ba mukerarugendo. Aha kandi wasanga inyanja n'urusobe rw'ibinyabuzima. Aha ni ahantu hambere ku isi kuhabona inyamaswa nini zitwa mantareye n'amafi manini cyane yitwa worship, cyane cyane hagati ya Gicurasi no Gushyingo. Aha kandi wasanga imyidagaduro yo mu mazi, snorkeling na diving. Madivesi ifite amabuye yo mu mazi meza cyane, ushobora koga hafi y'inyamaswa nka dolphin n'amafi y'amabara igihumbi. Ibirwa byo mu majyepfo bizwiho kugira imihengeri myiza ku bakunda gutemberera hejuru y'amazi. Aha kandi wasanga umuco w'abaturage. Niba ushaka kubona ubuzima bw'ukuri bwa Madivesi butari mu mahoteli ahenze, ni ibirwa bituwe n'abaturage, aho ushobora gusura amasoko, kureba uko amato gakondo akora no kurya ibiryo byaho bitandukanye. Aha kandi wasanga imisigiti yubakishijwe amabuye ya korora. Ikindi kandi ni ahantu heza ho kuruhukira. Hagati y'ibirwa ukoresha amato yihuta cyangwa se indege nini zigenda mu mazi. Izi nazo zitanga ishusho nziza cyane y'ibirwa uhereye hejuru. Igihe cyiza cyo kuhasura ni hagati y'Ugushyingo na Mata, nibwo ikirere kiba kimeze neza cyane. Mwakoze kudukurikira. Ibyo nibyo birwa 10 byiza ku isi. Reka mbibutse ko uwageze kuri ibi birwa ahakura urwibutso atazigera yibagirwa mu mateka ye bitewe n'ibihe uhagirira. Reka nkwibutse ko ushaka gutemberera kuri ibi birwa wasura website yacu, ni kuri vivoadventures.com. Aha uhasanga amakuru yose agendanye n'ubukerarugendo n'uburyo twagufasha bwose buriho.